ubwami bwa Constantine bwajaga buravuga ko umuntu ashobora kuyobora hanze n'imbere, nukuvuga ngo akaba guverinere w'isi agahagarara n'umukumbi w'Imana. Constantine rero amaze guhagarara itorero, mu gihe cy'itorero rye rivuye mu isi muruna ryahuye n'akaga gakomeye cyane kugira ngo ribone umudendezo, yaraje ahagarika ubwicanyi bwari mu rusengero ico gihe, aravuga ngo icyo nshaka nuko haba amahoro, ariko ushaka gusenga asenga icyo ashaka. Ico gihe noneho mu rusengero hamwe ibigirwamana byinshi, aba n'abasenga Imana y'ukuri, ariko birababaza cyane kuko wasengaga inka yarazaga, usenga igiti akaza, usenga ibuye akaza, noneho n'usenga Imana akaza. Noneho rero baravuga ngo ubwo abasaseridote bose bagomba kuba abayobora imirimo hanze, kuko Constantine yari Kayisari, nta handi yagombye gukura abashumba b'itorero ni mu baguverineri. Afasha abaguverineri abagize abatambyi mu rusengero, bihinduka none ikizira gihagaze ahera, kuko abo bantu bayobora gisi bakayobora n'itorero, kandi Constantine yaratari yakira umwami Yesu atarabatizwa. Uko gufata rero umuntu wo hanze uhagarara imirimo yo hanze, akongera agahagarara imirimo y'urusengero atabanjiye gusezera kuri imwe, akarahira habiri, nico bavugaga ico gihe. Niba ministre w'ahantu ashaka kuba pasiteri, akarahirugira umukumbi w'Imana abanza gusezera kuri ministere yayoboraga, yamara akaza akaba umushumba, aho ni okay. Ariko na pasiteri nawe yavuga ati ndiyumvamo kuba umudepite, uyu mwaka nziyamamaza kugira ngo mbe umudepite. Ico gihe asezera ku nshingano y'ubushumba, akiyamamaza ku budepite, Imana irabyemera ibyo, ariko ntabifatanye. Niho hazi ikizira gihagaze ahera bavugaga. Noneho umupasitori yivanga na politiki, yivanga muri politiki, nawe yaba ari kizira gihagaze ahera. Nubango Satani akomeza gukongeza imbaraga mu bihugu by'ibihangange by'isi bya Amerika, noneho bigakorana ubumwe na wa muhanuzi w'inyoma ari uhagarara itorero ku isi, ni papa w'uyu munsi. Noneho bakubakira imbaraga zabo, bambara kuzubaka zikigira ubudahangarwa, imbaraga zizamenagura Uburaya na Amerika, ni imbaraga zizaturuka kuri Yesu Kristo, nizo zazeheruka, kuko turi mu itorero ry'i Laodikiya. Ubwami bw'Iburasirazuba n'ubuhe, n'ubwami bwo muntuze n'ubuhe? Ubwami Iburasirazuba ni Babuloni. Yego, nukuvuga ngo no munsi ni ibihugu ibihe wavuga uno munsi. None Yesu naza ubwami azakuraho n'ubuhe, ubwo atazakuraho n'ubuhe, ushingiye ku buhanuzi bwa Bibiliya? Nshingiye ku buhanuzi kuko ari inyamaswa ya kane, nashingira ku muhanuzi w'ibinyoma ari uyobora itorero ry'i Roma, ufitanye ubumwe n'inyamaswa ari we Antikristo, ubuyobozi bukomeye bw'Iburengerazuba aribwo Amerika, akaba ari bwo azasimbura. Mu mateka ya Amerika, kuko Amerika yagiye iyoborwa n'abaprotestante kuva Amerika ibayeho, none se kuva ubu niho Amerika iyobowe n'umugaturika. Nukugira ngo bwabwiyunge busohore, none iby'Imana yategetse bisange za mbaraga zuzuye, ziyumvamo ubudahangarwa, ryabuye rize ritunguye. Nta nizo mpamvu kugaruka kwa Yesu kuzatungura nk'uko byanditswe mu Batesalonike ba mbere igice cya 5. Pasi ivuze ngo Laodikiya, abantu kumva ngo tugeze ku itorero rya Laodikiya muri ya matorero 7, ivuze ngo Laodikiya, abantu bagomba kumva iki Laodikiya se ni itorero rizaba rimeze gute, kugira ngo abantu bumve ahantu tugeze. Kuvuza inyamaswa ya kane tugeze mu buhanuzi, ukavuga n'itorero rya Laodikiya. Amatorero 7 yo muri Aziya mu isezerano rya kera yashushanyaga ukuri kuzahishurwa mu isezerano risha, nkuko dufite itorero rya Efeso, tukagira itorero ry'Isimuruna, itorero ry'Iperugamo, itorero ry'Ituatira, itorero ry'Isarudi, itorero ry'Filadelfia n'itorero ry'i Laodikiya niryo riheruka. Hari ikibiranga ukurikiza isezerano rya kera. Itorero rya Efeso ni Isirayeli iva mu Egiputa, itorero rya Isimuruna ni Isirayeli mu butayu, itorero ry'Iperugamo ni igihe bari bageze mu kibaci Mowabu, itorero ry'Ituatire ni itorero rya Yezebeli cyangwa igihe cy'abacamanza, itorero ry'abami ni Sarudi, itorero ry'igihe ca Nehemiya ni itorero ry'Filadelfia ariryo ryari rifite ububyutse. Noneho rero itorero ry'i Laodikiya mu isezerano rya kera ryaje mu ishusho y'abafarisayo, nukuvuga ngo mu isezerano risha ubwo ni itorero rya Gipantekote. Abantu basenga cyane, bakagira uburyarya cyane, bagahendana cyane, nibo bashuranye itorero ry'i Laodikiya. Ntukonje kandi ntushushe. Ubwo udakonje kandi ntubire, ukabura akazu yaza ngiye kukuruka, nuko basenga cyane bakababaza Imana babikora mu buryarya.
ubwo niryo toro riheruka, turi mu itorero ry'abafarisayo, niryo riheruka mu itorero ry'Ilaodikiya. Nico kibigaragaza cyane, rirangwa n'uburyarya kuko ridatera imbere mu by'umwuka cyangwa ritera imbere mu by'isi, ririgengesera rikanga gutera imbere mu by'isi ngo ridahemuka, ariko rikabura umwanya kubwo kwihugiraho. ni ba bantu bikunda bigihe c'imperuka. Gusenga everyday, gusenga buri munsi, nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere kumeze neza kandi duhumuriza abari mu bibazo, mukomeze mwihangane. Abantu bari mu Burundi turabasuhuje, abari mu burasirazuba, mu burengerazuba, mu bumanuko, mu buraruko, tubabwira ngo mwaramutse neza, amahoro y'Imana abane namwe, turabakunda mu inshuti zacu, Imana iba umugisha cyane. Abari mu Rwanda turabasuhuje tubabwira ngo Imana ibahe umugisha, abari mu biyaga bigari mwumva ikirundi n'ikinyarwanda ndetse n'ikinyamurenge, tubakiriye kuri channel ya Gusenga eve, tubabwira ngo Imana ibahe umugisha kuko mu inshuti zacu zakadasohoka. Abari mu Burayi turabasuhuje, abari muri Aziya turabasuhuje, abari muri Amerika turabasuhuje, abari muri Australia turabasuhuje, tubabwira ngo Imana ibahe umugisha mu inshuti zacu zakadasohoka. Ushobora kuba ari ubwa mbere ugaragaye cyangwa ubonye channel ya Gusenga everyday, tugusaba gukanda subscribe, kandi inshuti tushimire inshuti zacu mwakoze subscribe, tubasaba kugeza ubu butumwa ku bandi. Mugende ubutumwa ntukabwihereranye, ubutumwa uze ubugeza ku nshuti yawe nubwo yaba imwe ebyiri, ariko ubutumwa ntukaburebe wenyene, uze ubusagiza inshuti zawe, uzaba udufashije kwamamaza ubutumwa bwiza. Nkuko rero mubibona kuri kamera ya Gusenga, turi kumwe n'umusaza umupasteri. Uraho pasteri? Uraho neza. Amakuru yanyu? Imana igumugisha cyane kuba witabiriye ubutumire bwa Gusenga everyday. Ntabwo ari n'ubwa mbere, ni mu rugo mu yari magambo. None se pasteri, watangira usenga Imana nkuko abantu bamaze kumenyera, amazina barayazi. Mana turagushimiye, turagushimiye uyu mwanya duhaye kugira ngo dusangize bene data umva ubutumwa bwiza uyu munsi wa none, kugira ngo ijambo ryawe ribashe guhembura imitima y'abera, ijambo ryawe ribashe guhindura imitima y'abanyabyaha, ijambo ryawe ribashe gukomeza abihane kugira ngo bose binjire mu nzu yitiriwe izina ryawe, kandi bose bateranye hamwe bitegure kuzagusanganira nugaruka mu bwiza bwawe. Utuyobore, ubane natwe muri aka kanya, icubahiro cyawe kiganze, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ikiganiro cy'uyu munsi ni muri Danieli igice cya 8, turasoma kuva ku murongo wa 14, twumva uko hatubwira abana b'Imana hano ku isi ntabwo bazigera bahabonera amahoro, ariko kunesha guheruka kuzaba uko Imana isumba byose n'abayo. Muri iryo zina nicyo kivuyemo. Abantu baje bibaza cyane bati ni kuki ubutumwa bwiza buhindura bwanyuriye mu mashusho y'inyamaswa, abantu babyibazaho. Ariko izi nyamaswa zashushanyaga ubwami bw'isi. Noneho rero nta kindi twakuramo uretse kumenya ko ubwami bw'isi bwose buhanguka, ariko bukazasimburwa n'ubwami bwa Kristo. Nubwo bwakomera, nubwo bwagira imbaraga zingana zite, ubwami bw'isi buzasimburwa. Kandi ntabwo igisimbura ubwami ari ukubura imbaraga, ahubwo igisimbura ubwami ni ukugira ngo iby'Imana yategetse bisohore. Ntabwo igisimbura ubwami ari kubura imbaraga, oya, ahubwo igisimbura ubwami aba ari ukugira ngo iby'Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi bayo bisohore. Ahangaha rero ubwami babunyujije mu mashusho y'inyamaswa. Ahangaha tugiye kureba uko byagendekeye Danieli. Yari amaze kubona inyamaswa enye ku gice cya 7, ariko ahangaha abonye inyamaswa ebyiri. Ubuhanuzi bunyure mu nyamaswa ebyiri. Aravuga ati nagiye kubona mu iyerekwa ryanje mbona imfizi y'intama. Iyo mfizi y'intama yagiraga amahembe abiri. Ayo mahembe abiri rimwe ryarutagira irindi uburebure. Noneho ya mfizi y'intama igenda ishamiriye yerekeye iburasirazuba, yerekeye ikasikasi, yerekeye ikusi. Ijambo ry'Imana avuga ngo nta nyamaswa yabashaga kwihangara, yagenzaga uko yishakiye, yakandagiraga ibiri imbere yayo byose.
ahangaha noneho rero aya mahembe yombi niyo tugiye kuvugaho. Aya mahembe yombi ni amoko abiri. Buriya bwami bw'Abamedi n'Abaperesi nuvuga ngo ihembe rimwe ryashushanyaga Abamedi irindi rigashushanya Abaperesi, nabo ubwabo kuko bari mu bwami bumwe kandi bakaba barabanje guhangana, ariko bakaba bari mu bwami bumwe. Nizo mpamvu byaziye mu izina rya ya mfizi y'intama. Ahangaha rero yari amoko abiri, Abamedi n'Abaperesi. Ni ukuvuga ngo iyo mfizi y'intama niyo byari byubakiyeho, bikaba byibutsa ya nyamaswa yasaga n'idubu. Ahangaha rero ya mfizi y'intama irisabunze, ijambo ry'Imana riravuga ngo ikagenda yerekeye iburasirazuba ikasikasi n'ikusi. Iyi sekurume y'ihene ntabwo imfizi y'intama yabitekerezaga, kandi mu buryo rusange imfizi y'intama irusha isekurume y'ihene imbaraga. Ariko kuko ari gahunda y'Imana, nk'uko nabivuze ngo guhanguka k'ubwami ntiguturuka ku mbaraga nke, ahubwo aba ari ukugira ngo iby'Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi bisohore, isekurume y'ihene iraza. Iyi mfizi y'intama igihe yisabunzaga bavuga ko nta nyamaswa yabasha kwihagarara imbere, ntabwo yari izi ko iburengerazuba hashobora guturuka ikindi kintu, kuko iburasirazuba hari intege nke cyane. None ahangaha ijambo ry'Imana ravuga ngo iyerekeza imbaraga zayo iburasirazuba, bishushanya ngo ibanza kurwanya Babuloni. Ni Abamedi n'Abaperesi bahuje imbaraga, noneho barwanya ubutegetsi bw'Abakaludaya ari yitwaga ubwami bwa Babuloni, barabarwanya barabasiribanga. Ubwo iburasirazuba haba havuyeho, yerekeza noneho ikasikasi kuko hari Aziya nto, barabarwanya barabasiribanga ntihongera kuvugwa. Noneho yerekera ikusi, iramanuka igera mu Egiputa, irwana na Egiputa, irahasiribanga, Egiputa ntihongera kuvugwa. Ahangaha noneho rero nizo zambavu eshatu zari mu mikaka rya Yadubu ku gice cya 7, niho noneho bishushanya ngo iburasirazuba ikasikasi ikusi. Bigaragara ko hari imbaraga yarwanije iburasirazuba, imbaraga yarwanyije ikasikasi, imbaraga yarwanyije ikusi. Ubwo ni Babuloni, ni Aziya ntoya, ni Egiputa. Abamedi n'Abaperesi barabatsinda, bari bamaze kufata ibice bitatu bikomeye. Nuvuga ngo Abamedi n'Abaperesi bari gutsinda Abakaludaya muri 547 batsinze Babuloni ubwayo nyine. Noneho 539 batsinda Aziya ntoya. Noneho 525 batsinda Egiputa. Ubwo hasigara none iburengerazuba hari hasigaye hari vide, habaga igice c'Ubugiriki. Noneho rero ntabwo Abamedi n'Abaperesi bumvaga ko mu Bugiriki haturuka imbaraga zabasha kubahangura. Ya sekurume nayo rero iza kuza mu izina ry'Ubugiriki, ituruka noneho iburengerazuba, aho ya mfizi y'intama itari yerekeje imbaraga zayo. Iraza noneho mu izina ry'Ubugiriki, iraza isatira ya mfizi y'intama. Iyo sekurume y'ihene ijambo ry'Imana iragira ngo yagira gihembe rirere hagati y'amaso ya yombi, isanganira ya mfizi y'intama, irayivudukira, isimbukira, irayisekura, irayisiribanga. Ariko imaze kuyisiribanga ya mfizi y'intama ntiyongera kuvugwa. Nuvuga ngo Abagiriki barahaguruka noneho rero bayobowe n'umwami ukomeye witwa Alexandre Mukuru Legra, isatira Abamedi n'Abaperesi, irabarwanya, irabasiribanga. Imaze kubasiribanga, ijambo ry'Imana riravuga ngo ibiranesheje mu gihe gito cy'imyaka hafi 8, kuva mu mwaka wa 331 kugeza mu mwaka wa 323, imyaka 8 gusa. Alexandre Mukuru yari amaze kuzenguruka isi yose ibirometero birenga 1800 ku isi yose, amaze kuhakandagiza ibirenge. Noneho aratuza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo aratuza. Amaze gutuza, hano haravuga ngo ryahembe rirerire ryari hagati y'amaso ya sekurume y'ihene riravunika. Umwami Alexandre wari waravutse muri 356 apfa muri 321, afite imyaka 30 hafi n'ibiri n'igice, yari akiri umusore. Ubwo ryahembe riba riravunitse. Rimaze kuvunika, ijambo ry'Imana tubira ngo mu cimbo cyaryo hamera amahembe ane.
ya mahembane yashushanyaga ya mitwe ine yari ku mugongo wa ya nyamaswa yasaga n'ingwe yateye mu mwanya w'Abagiriki. Amahembane arakura, bari abajenero bafashe Alexandre kurwana barwanya Abamedi n'Abaperesi, noneho bigabanya ubwami bwa Alexandre babugaba kane. Umwami wa mbere none ahinduka Kasandre afata Ubugiriki wenyine, noneho Lisimakusi afata Aziya ntoya, noneho Seleukusi afata Uburusiya na Mesopotamiya, noneho Ptolemy afata Ikusi ariyo Egiputa. Bwa bwami bwose barabucagaguye baburemamo ubwami bune. Ahangaha rero aravuga ngo ku ihembe rimwe muri aya ne hamera agahembe. Ka gahembe karakura kaba rinini cyane, kandi ka gahembe kari kavuye muri ya mahembe ane ameze mu cyimbo cya Alexandre. Ni ukuvuga ngo ka gahembe karakura, ubwami bwa Kasandre buvaho, ubwami bwa Lisimakusi buvaho, hasigara ubwami bwa Seleukusi busigara buhanganye n'ubwa Egiputa. Noneho baravuga ngo ikasikasi n'Ikusi hasigaye intambara ikomeye cyane hara muri Daniel igice cya 11. Intambara yamaze igihe kirekire y'ikasikasi n'Ikusi, umwami w'ikasikasi n'umwami w'Ikusi bararwana. Rero ubwo ka gahembe karaprofita kaza komera muri icyo gihe. Nubanga umwami ukomeye witwa Antiochus Epifane wa kane niwe waje gukomera mu gihe babami bane barangije kugira intege nke. Deja Kasandre yavuyeho, Lisimakusi yavuyeho, hasigaye Seleukusi nawe ari kurwana na Egiputa ariyo y'Ikusi. Noneho ka gahembe karakura, umwami Antiochus araprofita akurira muri yo arakomera aba munini. Nuvuga ngo Antiochus niwe mwami wakoze amahano mu bwami bw'Ubugiriki kurusha abandi bose. Urusengero rwubatswe na Zerubabeli na Yoshua na Ezira, ariko Nehemiya yaje gusanira inkike, niwe warwangirije. Hariya mu gitabo ca Makabe igice cya mbere n'icya kabiri hatubwira ukuntu habaye intambara y'Abamakabe mu rusengero rw'Imana rwari rwarubatswe na Zerubabeli. Ubwo Antiochus Epifane ariwe washushanyaga ikizira gihagaze ahera cyavuzwe n'umuhanuzi Daniel hara mu bice bya 11 bya Daniel kugeza ku murongo utagera ku murongo wa 31 n'uwa 32. Na Matayo yakivuze havuga iby'iminsi y'imperuka muri Matayo 24 ku murongo wa 15 avuga iby'ikizira gihagaze ahera. Daniel avuga ngo ukibo abyitondere. Ahangaha noneho Antiochus arakomera, ategeka ko igicaniro cy'Uwiteka cyari mu rusengero bagikuraho bagisenya, bakubakira ikigirwamana gikomeye cy'Abagiriki bitaga Zeus. Noneho icy'Uwiteka kivaho, noneho baracubaka mu rusengero, Abayuda barahunga, Abagiriki barubakuramo. Noneho bamaze kuzura ca gicaniro ca Zeus ikigirwamana gikomeye c'Abagiriki, umwami Antiochus Epifane ategeka ko igitambo c'inka gihagarara, igitambo c'intama gihagarara, igitambo c'ihene gihagarara, ahubwo ko batangira gukora processus yo gutambira ikigirwamana Zeus ingurube mu rusengero rw'Imana. Barabikoze ni hagati y'umwaka w'168 n'163. Ubu noneho rero Abayuda barababara cyane kuko ibyabashaga kubashigikira byose byari biciye bugufi, bari babisiribanze, bari babitesheje agaciro. Umwami Antiochus yari yategetse ngo bakureho isabato ye kuzongera kuvuga mu gihugu cye, bakureho umuhango wo gukebwa bye kuzongera kuvuga mu gihugu cye, batwike n'ibitabo bakoresha bavuga ijambo ry'Imana Ancien Testament muri ico gihe. Ubwo yari Bibiliya yari hari ico gihe. Noneho arategeka ngo batambe igitambo c'ingurube. Ni ibintu byagombye gukomeretsa cyane Abayuda, ariko bamwe ico gihe ntibabasha kubyihanganira kuko urusengero rwari rwangirijwe. Ubwo noneho rero Abayuda bashakisha ukuntu bazarwanya Abagiriki.
kuko abagiriki nibo bari ku ngoma biremamo amashaka, haba abafarisayo, haba abasadukayo, haba abanditsi, aba bazeroti n'abayeseniya, abo bose bari mu idini ry'abayuda, ariko bahagurukira kurwanya abagiriki. Buri bose mu myumvire yabo, abashaka gutsindisha abagiriki amasengesho babitaga abafarisayo, abashakaga gutsindisha abagiriki politiki bakabita abasadukayo, abashaka gutsindisha abagiriki amategeko bakayita abanditsi, abashakaga gutsindisha abagiriki inkota bakayita abazeroti, abashakaga gutsindisha abagiriki kwiyiriza ubusa no mu buryo bwo kwibaza kugira ngo Imana itabare babitaga mu izina ry'abasitoyiko ico gihe. Noneho rero kuko bari abagiriki barahaguruka, abayuda barabahagurukira, ariko icemezo c'abazeroti kiza gufata intera ndende. Hari umutambyi ukomeye watambiraga mu rusengero rw'Imana, muri urwo rusengero rwa Zerubabeli witwaga Matatiya, akaba yari afite abahungu batatu nabo bari gutegurirwa ubutambyi. Umwe yitwa Yonatani, undi yitwa Makabe Yuda, undi yitwa Simoni. Abo bose barahaguruka bashaka igitero gikomeye n'itsinda rifite imbaraga ry'abazerote n'inkota, banyura mu dirisha binjira mu rusengero. Abagiriki bari gutamba ingurube imbere y'igicaniro ca Zewu, maze abazerote barabatemagura barabamara. Abagiriki bitegereje basanga abagiriki batambaga igitambo bapfuye, nabo binjira mu rusengero bicira babazerote mu rusengero. Abandi bazerote binjiramo biciramo babagiriki, abandi bagiriki binjira mu rusengero bica babazerote. Ubwo niko urusengero rwuzuye amaraso. Induru irasakara henshi ngo abantu bashize mu bwami bwa Antiochus Epifane. Arahamagara abaza abatware ati mbese ibyo numva bivusha amaraso ni ibiki? Baravuga ngo n'abazerote bari kurwana n'abagiriki mu rusengero bashaka kubohoza kugira ngo basubizeho igicaniro c'Uwiteka casenywe ku bwa mbere. Ubwo noneho rero Antiochus arabaza ngo murebe neza niba badakeneye ubutegetsi, akaba ari urusengero gusa mubaze mwitegereza. Barashishoza basanga abayuda nta kindi cyari kibahagarikishije umutima kwari ukubura urusengero bagatandukana n'Imana yabo, nico cyari kibababaje gusa. None Antiochus aravuga niba ari urusengero bifuza badashaka ubutegetsi bwa politike mu rubarekere. Niko urusengero rwongeye gusubira mu maboko y'abayuda binyuriye mu nzira y'abazerote kubw'inkota. Abafarisayo bari mu masengesho, abasadukayo bari muri politike, abanditsi bari mu mategeko, abayeseniya bari mu kwibabaza. Abo bose urusengero rubohozwa n'abazerote kubw'inkota, kuko abazerote baravuze ngo inkota zihitana benshi ariko zigakemura ikibazo vuba. Ikibazo kirakemuka. Niko Imana yari yabishatse kugira ngo yeze urusengero rwabo, ariko kuko iyo ntambara yamaze imyaka hafi 6 n'igice barwana, rwarangiritse, urusengero ruratobagurika, amatafari amabuye arariduka. Nirwo none igihe Herode yavugaga ngo ari we Herode mukuru, kugira ngo mungirire icizere muzongere munsubize ku butware, kuko yigeze ayobora Galilaya ayobora n'Ubuyuda, ariko asaba abayuda ngo nibamugirire icizere kuko babajwe n'urusengero rwabo rwangirirwe muri ico gihe c'intambara y'abamakabe. Bivugaga la guerre de Makabe, intambara y'abamakabe yari ikomeye cyane, yamenye amaraso cyane mu gihe cya Antiochus Epifane. Nico kizira gihagaze ahera cahanuwe n'umuhanuzi Daniel bavugaga. Ubwo rero Herode atangira ararusana, ararubuwakira, yabahaye amasezerano, ariko aza kurutangira nyuma. Amasezerano yatangiye mu mwaka wa 19 mbere ya Yesu, aza kurusoza mu mwaka wa 27 nyuma ya Yesu. Arwubaka imyaka 46 kugira ngo urusengero rw'Imana rwongere rusubire mu buryo noneho abayuda bamugirira icizere, bazongere bamwemere ku butware bw'Ubuyuda. Urusengero ruruzura. Pastor ukiraho warimo yatubwira ubuhanuzi bwahanuwe na Daniel bw'ikizira kizagera hera ko Antiochus Epifani igihe bagwana muri urwo rusengero cyari kizira batamba ibitambo by'ingurube, cyari kizira cyari kigeza hera. None watubwiye bwo muri Matayo ho kikizira kizahagarara hera niki kikizira? Matayo yibutsa gico cyo mu rusengero rwa Zorobabeli, arico gicaniro caze nico yibutsaga, ariko kikaba kigira ico bivuga muri iki gihe kizaza. Ubundi muri Nouveau Testament, kuko abakristo bemera Yesu nk'umwami n'umukiza nabo bahinduka abatambyi.
icyambere nuko umuntu wese ufite icaha uhagarara ku ruhimbi nawe ni ikizira muri Nouveau Testament. Ariko noneho aho bajanishaga ni igihe cyo kuvanga ubuyobozi bwa Constante. Ubwami bwa Constante bwajaga buravuga ko umuntu ashobora kuyobora hanze n'imbere. Nukuvuga ngo akaba guverinere w'isi agahagarara n'umukumbi w'Imana. Constante rero amaze guhagarara itorero mu gihe cy'itorero rye rivuye mu isi muruna ryahuye n'akaga gakomeye cyane kugira ngo ribone umudendezo, yaraje ahagarika ubwicanyi bwari mu rusengero ico gihe. Aravuga ngo icyo nshaka nuko haba amahoro, ariko ushaka gusenga asenga icyo ashaka. Ico gihe noneho mu rusengero hamwe ibigirwamana byinshi, aba n'abasenga Imana y'ukuri, ariko birababaza cyane kuko asengaga inka yarazaga, usenga igiti akaza, usenga ibuye akaza, noneho n'usenga Imana akaza. Noneho rero baravuga ngo ubwo abasacerdote bose bagomba kuba abayobora imirimo hanze, ko Constante yari Kaisari, nta handi yagombye gukura abashumba b'itorero ni mu baguverineri. Afasha abaguverineri abagize abatambyi mu rusengero, bihinduka none ikizira gihagaze ahera kuko abo bantu bayobora gisi bakayobora n'itorero, kandi Constante yaratari yakira umwami Yesu atarabatizwa, yari yareretswe ikimenyetso cy'umusaraba ariko atarahinduka, yaratari yanibizwa mu mazi menshi. Noneho rero umubatizo wa mbere wamuteguriwe w'ikimenyetso cyo kugahanga umugira bishop w'itorero ariko adakijijwe. Uko gufata rero umuntu wo hanze uhagarara imirimo yo hanze akongera agahagarara imirimo y'urusengero atabanjiye gusezera kuri imwe, akarahira habiri, nico bavugaga ico gihe. Ariko none uyu munsi wa none kuko twese turi abatambye mu cyimbo cya Kristo, Yesu amaze kuzuka abantu bose babaye abatambye mu cyimbo cya Kristo, ubwo uyu munsi bizashushanya umuntu wese uhagarara ku ruhimbi afite icyaha. Nico kizira burya gihagaze ahera hari akwiriye guhagarara abakiranutsi gusa, nico bashushanyaga. Ariko warutubwiye yuko n'umuntu ugira inshingano hanze akagira inshingano hanze mu zindi serivisi, noneho ahagiriza inshingano muri serivisi zindi zitandukanye, none hagira n'inshingano z'upasiteri naho n'ikizira. Oya, nta wemeye kurahira habiri. Iyo urahiye habiri uhindutse ikizira. Iyo urahiye habiri ufata hamwe ahandi ugafasha. Ni ukuvuga ngo niba minisitiri w'ahantu ashaka kuba pasiteri akarahirugira umukumbi w'Imana abanza gusezera kuri ministere yayoboraga, yamara akaza akaba umushumba, aho ni okay. Ariko na pasiteri nawe yavuga ati ndiyumvamo kuba umudepite, uyu mwaka nziyamamaza kugira ngo mbe umudepite. Icyo gihe asezera ku nshingano y'ubushumba akiyamamaza ku budepite, Imana irabyemera ibyo, ariko ntabifatanye. Niho hazi ikizira gihagaze ahera bavugaga. Noneho rero girakomeza kirakura kiza gushushanya umuntu wese. Noneho rero ufite ubugome agahagarara ku ruhimbi, ari umujura agahagarara ku ruhimbi, ari umunyamoko agahagarara ku ruhimbi, ari umwicanyi agahagarara ku ruhimbi. Uwo nawe ni ikizira gihagaze, ariko ntabwo bari mwishimira. Noneho umupasitori yivanga na politiki, yivanga muri politiki, nawe yaba ari kizira gihagaze ahera. Ni ukuvuga ngo pasiteri afite inshingano yahawe. Niba yarahawe rero kuyobora umukumbi w'Imana, ni Imana izamubaza. Ntabwo rero yabona uko akurikiza rya jambo ry'Imana rivuga muri Timoteyo ya 2:2 umurongo wa 3 avuga ngo uje ufatanya nanje kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikari mwiza wa Kristo Yesu. Pasiteri ni umusirikari wa Yesu, hakaba n'umusirikari w'isi. None wara ijambo ry'Imana avuga nta waba ari umusirikari ngo yishire mu by'ubugingo azaba kinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Nta waba aragira umukumbi w'Imana azawugeza mu ijuru ngo yishire mu by'ubutegetsi bw'isi ngo azaba kinejeje Imana. Ariko nta waba yarahamagaye kuyobora isi, ingabo z'isi, ngo yishire mu by'uburokore nawe ngo azaba kinejeje kapiteni umuyobora ku rugamba. Nico bashatse kuvuga ko bitashoboka ngo byombi birahirire. Ni ikizira gihagaze ahera. Yego, mwakomeza. Ubwo noneho rero aya mahembane amaze kwava, kagahembe niko cyitwa Antiochus Epiphan. Ubwo ni ukuvuga ngo ihembe rizasimburwa niwe rizahirikwa ku musozi, ntabwo ari iri hembe ryameze ku nyamaswa ya gatatu, kuko isekurume y'ihene ishushanya yangwe. Yangwe yari ya gatatu, kandi ya mitwe ine yari ku mugongo wa yangwe yagurukanaga amababa yashushanyaga buriya bwami bune. Buriya bwami bune rero bumaze kuvaho ntabwo hameze ihembe, ahubwo ihembe ryaje kumera ryashushanyaga Roma, ryameze
ku bwami ku mahembe atatu amaze gushiguka muri ya mahembe 10 niho ubwami buzasimbura isi buzatangira. Ntabwo buzatangirira ku ya gatatu ahubwo buzatangirira ku ya 4. nta buryo rero ubwami bwa itorero ry'i Roma bwaza gushingira ku ihembe rya Yasekurume kandi yari iya gatatu kandi bukomoka kuri Kayisari w'i Roma ariyo nyamaswa ya 4 naho bashaka gutandukanya. Noneho rero iribuye rizahirikwa n'intoke ritazahirikwa n'intoke z'umuntu rivuye ku musozi, ntabwo rizamenagura iyi nyamaswa ya gatatu igihe kizaba kitaragera, ahubwo rizamanuka inyamaswa ya 4 imaze kuvaho ariyo Roma. Noneho rero ya nyamaswa yari ikomeye yari ifite amajanja ameze nk'ibyuma yasiribanze za nyamaswa 3 zose zayibanjirije ariyo intare, ariyo idubu, ariyo ingwe. Inyamaswa ikomeye iza kuzana amatwara atandukanye n'izindi nyamaswa arazisiribanga. Ryabuye rizamanuka rizaza nyuma y'inyamaswa ya 4, ntabwo rizaza nyuma y'inyamaswa ya gatatu. Ahangaha ntabwo igihe kiragera kugira ngo ubwami bwa Kristo buze busimbure. Noneho rero kandi ntabwo turuka iburasirazuba zari zahangura iz'iburengerazuba oya, kugeza uyu munsi wa none imbaraga zikomeye ni iz'iburengerazuba. Kuko gukomera kwaturutse i Babuloni ni iburasirazuba hakomeye. Gukomera kuze Bamedi n'Abaperesi kuza buhoro buhoro guturuka iburasirazuba kuza kugera mu Bugiriki, kugeze mu Bugiriki noneho kwinjira i Roma. Ubwo none uyu munsi wa none bavuga ko iburengerazuba ari ibihugu by'Uburaya bifatanije na Amerika, ariko ubu igihangange gikomeye ku isi hariya kiri muri wa mwanya utaraturutsemo Yasekurume witwa iburengerazuba. Kuko intama yashamiriye iganisha iburasirazuba, ishamira iganisha ikasikasi, ishamira iganisha ikusi, ariko isekurume igiye kuzituruka iburengerazuba. Noneho rero kuko intama itahakekaga imbaraga, za mbaraga ziraza zirayisiribanga kuko ubwami budahanguka bubizi. Imbaraga zasuzuguritse z'Ubugiriki ziraza zirahasenya zirahamara. Angani ikigaragaza ko ibyo Ezekiyeli yavuze 7:26 aba ari kugira ngo bishike, avuga ngo ubwami bw'isi buri mu maboko y'umubi. Muri Yohana ya mbere igice cya 5:19 haravuga ngo erega turabi Imana ariko isi yose iri mu mubi. Noneho muri Yohana 12 ubutumwa bwiza 31 haravuga ngo uwo niwe mutware w'iyi si. Ku isi rero kuko hari mu mubi, abera bari mu isi baratotezwa kuko umwanza hageze imbaraga, ariko kunesha guheruka kukazaba ukw'Imana n'abayo. Ubwo noneho ryabuye rizahirikwa rizarizwe n'intoke z'umuntu biri muri Daniel rizamanuka, ntabwo rizasiribanga inyamaswa 3, rizasiribanga inyamaswa 4. Hano 2 niko avuga umurongo wa 34 yaravangura byitegereza ugeza aho ibuye ryaziye ritarimbuye n'intoke ryikubita ku birenge by'ico gishushanyo cy'ibyuma n'ibumba rimwe rirabimenagura. Nuko icuma rimwe n'ibumba n'umuringa n'ifeza n'izahabu, urumva ni cuma umuringa ifeza izahabu ni bine bigomba guhirikwa n'iryo buye, biherako bimenagurikira rimwe bihinduka nk'umurama waho bahurira muki, bitumurwa n'umuyaga ntibyagira ishikizo, maze iryo buye rirakura igishushanyo yakubise igishushanyo rihinduka umusozi munini rirangiza isi yose. Noneho kuri 44 aravuga ngo nuko ku ngoma zabo bami uko ari 4 Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose, kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n'irindi shanga, ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose bukabutsembaho, kandi buzahoraho iteka ryose. Bisobanura ngo i Roma ni inyamaswa ikomeye kandi yari ifite amajanja y'ibyuma irakomera. Nibyo bashushanyize ngo icuma gikomeye. Noneho ryabuye rirabimenagura. Ahangaha noneho ngo ku iherezo ry'ibihe Imana izimbika ubundi bwami. Ubu bwami ntabwo buzamanuka ubutware bukomeye buri iburasirazuba oya,
ahubwo iri buye ryamanutse ubwami bukomeye buri iburengerazuba ni ukuvuga ngo ibihugu by'uburaya nibyo birimo Itali. Igihugu ca Itali nico kirimo umwami ukomeye ari we mukuru w'itorero ry'i Roma. Noneho ya mahembe atatu yaje gushiguka ariyo Baheruri n'Abavandari n'Abaostrogote, hakamera agahembe gato ariko kaje guhinduka Vatikani, niko kakuze noneho karakomera gakorana ubumwe noneho n'inyamaswa yaturutse iburengerazuba, aribwo bwami bukomeye uyu munsi wa none. Ntabwo rero Yesu Kristo azaza ngo akureho ubwami bw'iburasirazuba, ahubwo azakuraho ubw'iburengerazuba kuko nibwo bukomeye kurusha ubundi. Ubw'iburengerazuba n'ubuhe? Alliance ni ukuvuga ngo ishirahamwe ry'imbaraga zikomeye bya ya nyamaswa na wa muhanuzi w'inyoma, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja. Iyo nyamaswa nabonye yari ifite amahembe 10 n'imitwe 7, kandi ku mahembe 10 hari ibisingo 10, no ku mitwe yayo hari amazina yo gutuka Imana. Urabyitegereza none ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo nyamaswa nabonye yasaganiwe, amajanja yo yasagana aruko, akanwa kayo kasagana k'intare, cyakiyo kakiyiha imbaraga. Nuvuga ngo Satani akomeza gukongeza imbaraga mu bihugu by'ibihangange by'isi bya Amerika, noneho bigakorana ubumwe na wa muhanuzi w'inyoma ari uhagarara itorero ku isi, ni papa w'uyu munsi. Noneho bakubakira imbaraga zabo, bambara kuzubaka zikigira ubudahangarwa. Imbaraga zizamenagura Uburaya na Amerika ni imbaraga zizaturuka kuri Yesu Kristo, nizo zazeheruka kuko turi mu itorero ry'i Laodikiya. Abavuga rero ngo hari izindi imbaraga zigiye gukura, ntabwo byaturuka ku nyamaswa ya gatatu, ahubwo byaturuka ku herezo y'inyamaswa ya kane. Kandi Bibiliya ivuga inyamaswa ya kane, ntihongeye gushira inyamaswa ya gatanu ikomeye kugira ngo tumenye ko hari ubundi bwami buzasimbura ubwami bw'ibyuma ku isi. Ahubwo hano turabona ubwa Kristo. Yabaye hari ibihugu bifite ubwiyunge. Uyu munsi bari kuvuga ngo BRICS, bakavuga ngo Uburusiya, noneho Ubuhindi, bakavuga ngo South Africa, Afrique du Sud, bakavuga ngo Ubushinwa. Ubwo nuvuga ngo ni Brazil, ni Ubuhindi, ni Uburusiya, ni Afrique amajepfo n'Ubushinwa. Bakavuga ngo izo mbaraga nazo zizazamuka ari igihangange ca gatanu, ariko Daniel ntabwo yakivuze. Ubwo rero twarenze igihangange ca kane aricyo gishushanya inyamaswa y'Iburengerazuba Amerika ifatanije na wa muhanuzi w'ibinyoma ariwe mukuru w'itorero ry'i Roma. Ntaho twavugwa iya gatanu, ntayihari. Bavuze inyamaswa enye, bavuga ko nizisoza arizo zizasiriwangwa n'ibuye, kandi ibuye ryasanuraga Kristo Yesu. Nizo mpamvu bavuga ngo ubundi bwami buzaza nyuma yaho buzaba ari ubwami bw'iteka, ntabwo buzagira iherezo, kandi nta bundi bwami buzabusimbura, ntabwo buzasimburwa n'irindi shanga. Uronto twakwigisha kuri butanu, kandi Bibiliya yarahanuye bune. None se Pastor, narimo ndakubaza ubwami bw'Iburasirazuba n'ubuhe, n'ubwami bwo muntuze n'ubuhe? Ubwami Iburasirazuba ni Babuloni. Yego, no kuvuga ngo uno munsi ni ibihugu ibihe wavuga uno munsi? Uyu munsi wa none twavuga Irake, twavuga Irane. Ubundi bari ubwoko bw'Abasumeri, Abasimeriye. Igihugu ca Sumeri cyari kirimo Mesopotami. Nuvuga ngo harimo Irake, harimo Irane, harimo Korea, harimo igihugu, harimo Uburusiya ni kasikasi. Kuko urebye uko Lisimakusi yafashe Aziya nto ya Seleukusi afata Mesopotamiya n'Uburusiya, ni ukuvuga ngo twahagereranya ni kasikasi. Noneho Egiputa ikaba ikusi. Hariya none Iburasirazuba ikaba Babuloni. Ubwo Babiloni yose uyu munsi wa none irimo za Iraki, irimo za Irani, izo za Arabia Saudite, noneho rero n'Ubuhindi. Ubwo ntabwo byakunga imbaraga ngo zihinduke inyamaswa ya gatanu Daniel atarayibonye. Kuko iyi nyamaswa ya gatanu yibaho, Yesu yari kuzaza asimburiye ya gatanu, ikaba yaravuzwe. None Yesu naza ubwama azakuraho n'ubuhe, ubwo atazakuraho n'ubuhe, ushingiye ku buhanuzi bwa Bibiliya? Nshingiye ku buhanuzi kuko ari inyamaswa ya kane, nashingira ku muhanuzi w'ibinyoma ari uyobora itorero ry'i Roma ufitanye ubumwe
n'inyamaswa ariwe antikristo, ubuyobozi bukomeye bw'iburengerazuba aribwo Amerika, akaba aribwo azasimbura. Abandi bazunga imbaraga ariko ntabwo ziswe igihangange cy'isi. Ni nk'ishyirahamwe nk'uko bavuga ngo EAC, nk'uko bavuga ngo SADC, ariko ntabwo ari ikizaba igihangange kitegeka isi. Ni ukuvuga ngo ibihugu byose nubwo byashyira imbaraga hamwe bigakomera, nta gihugu na kimwe kizaruta Roma na Amerika. Ntacyo. Kuko ni mwubuhanuzi busohoreye mu nyamaswa ya kane kandi yari ikomeye nk'ibyuma, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ikizarihangura gusa nibuye ridahiritswe n'intoke z'umuntu. None se pastor, mu mateka ya Amerika, kuko Amerika yagiye iyobogwa n'abaprotestante kuva Amerika ibayeho, none se kuva ubu niho Amerika iyobowe n'umugaturika. Nukugira ngo bwa bwiyunge busohore, none iby'Imana yategetse bisange za mbaraga zuzuye ziyumvamo ubudahangarwa, ryabuye rize ritunguye. Nta nizo mpamvu kugaruka kwa Yesu kuzatungura nk'uko byanditswe mu Batesalonike ba mbere igice cya 5, kuko avuga, reka mpasome, ubwami bw'Imana, Yesu azaza nk'umujura. Hano Abatesalonike ba mbere igice cya 5 twumva uko hatubwira, aravuga ngo ariko bene data iby'ibihe n'iminsi ntimugomba kubyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'uko umujura aza nijoro. Ubwo bazaba bavuga bati ni amahoro nta kibi, ubwiyunge bwa antikristo na muhanuzi w'ibinyoma buzaba bumaze gukomera, niko ndi kuvuga aha ngaha. Noneho butagira icyo bwishisha, nibwo kurimbuka kuzabatungura, kuko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubikira na hato. Aha ngaha aravuga ngo ariko mwe bene data ni ababaye maso, abari mu muco. Abakristo banambye kuri Yesu bakagendera mu izina rya Daniel, avuga ngo ubu mubabaro uzagumya gutoteza abemera Imana, ariko kunesha guheruka kuzaba uko Imana nabayo. Icyo gihe noneho rero ni ukuri kuzamenyekana bwa bwami bw'isi bumaze gusiribangwa, ariko ubumwe bw'itorero ry'i Roma buzaba buri hamwe n'ingoma y'Iburengerazuba, aribwo bwami bukomeye umunsi wa none. Ubwo rero ibuye rize risiribanga hime ubwami bw'iteka. Yabaye hazubakwa ikindi kintu ca bloke gikomeye nka Amerika na Roma, Daniel yari kubona inyamaswa ya 5. Noneho rero kandi inyamaswa iheruka ari iya 4, ari izasimburwa na Kristo, niko Bibiliya ibivuga. Ubu tuvuye turi ku nyamaswa igira 4. Igira 4 iheruka. Kuko turi mu itorero rya Laodikiya niryo riheruka, kandi tugeze ku iherezo ry'inyamaswa ya 4, kuko biri mu mano. Urumva ko iyo tugevuze Vatika twageze deja mu mano, kuko Vatika yabayeho amano 3 amaze gucika, habera noneho ino rimwe ariryo no rya 8 cyangwa se hembe rya 8, nk'uko amano 10 yashushanyaga amahembe 10. Pasi bivuze ngo Laodikiya, abantu kumva ngo tugeze ku itorero rya Laodikiya muri ya matorero 7, bivuze ngo Laodikiya abantu bagomba kumva iki? Laodikiya se ni itorero rizaba rimeze gute, kugira ngo abantu bumve ahantu tugeze? Kuko uvuze inyamaswa ya 4 tugeze mu buhanuzi, ukavuga ni itorero rya Laodikiya. Amatorero 7 yo muri Aziya mu isezerano rya kera yashushanyaga ukuri kuzahishurwa mu isezerano risha, nk'uko dufite itorero rya Efeso, tukagira itorero ry'Isimuruna, itorero ry'Iperugamo, itorero ry'Ituatira, itorero ry'Isarudi, itorero ry'Filadelfiya n'itorero ry'i Laodikiya niryo riheruka. Hari ikibiranga ukurikiza isezerano rya kera. Itorero rya Efeso ni Isirayeli iva mu Egiputa, itorero rya Isimuruna ni Isirayeli mu butayu, itorero ry'Iperugamo ni igihe bari bageze mu kibaci Mowabu, itorero ry'Ituatire ni itorero rya Yezebeli cyangwa igihe cy'abacamanza, itorero ry'abami ni Sarudi, itorero ry'igihe ca Nehemiya ni itorero ry'Filadelfiya ariryo ryari rifite ububyutse. Noneho rero itorero ry'i Laodikiya mu isezerano rya kera ryaje mu ishusho y'abafarisayo, ni ukuvuga ngo mu isezerano risha ubwo ni itorero rya Gipantekote. Abantu basenga cyane, bakagira uburyarya cyane, bagahendana cyane, nibo bashuranye itorero ry'i Laodikiya. Ntukonje kandi ntushushe. Ubwo udakonje kandi ntubire, ukabura akazu yaza ngiye kukuruka, nuko basenga cyane bakababaza Imana babikora mu buryarya, niko bishushanya.
ubwo niryo torero riheruka, turi mu itorero ry'abafarisayo, niryo riheruka mu itorero ry'Ilaodikiya, nico kibigaragaza cyane. Ubundi byaje mu kizina gikomeye cyitwa Eglise Ecuménique, cyitwa mpuzamatorero, niryo torero ry'Ilaodikiya. Ariko ikintu kiburanga rirangwa n'iki? Rirangwa n'uburyarya, kuko ridatera imbere mu by'umwuka cyangwa ritera imbere mu by'isi. Ririgengesera rikanga gutera imbere mu by'isi ngo ridahemuka, ariko rikabura umwanya kubwo kwihugiraho. Ni ba bantu bikunda bigiye c'imperuka muri Timoteyo ya 2:3 kugeza ku wa 4. Nibo bavuga ngo abantu mu gihe c'imperuka zabikunda, bakunda impiya, bikakaza, nibo buzuye itorero ry'Ilaodikiya ry'uyu munsi. Ni Pentecote. Uvuga ngo pasiteri, abantu bateze amatwi, ni kuvuga ngo mu buhanuzi aho tugeze uyu munsi, ni kuvuga ngo muri za nyamaswa enye tugezemo, ni kuvuga ngo ubu tugeze ku nyamaswa ya 4, ariyo twavuga ko ari Amerika na Roma. Tugeze mu mano. Tugeze mu mano. Noneho mu itorero tukaba tugeze ku itorero rya Laodikiya, itorero ridakonje, itorero riri mu ntege nke, itorero rifite abantu benshi, itorero rifite imyubakire myiza igezweho, ariko mu buryo bwo mu mwuka ntaco. Nuvuga ngo Imana yari itegereje isanga mu buryo bw'umwuka ritaragezeyo, iritegereza isanga n'iterambere ryose ritarasoye, kuko ari byo bigengesera gukora. Iryita noneho Laodikiya, risobanura ngo urubanza. Mu Kigiriki Laodisi isobanura ngo urubanza. Laodikiya isobanura ngo niryo ryonyine rigiye kwinjira mu rubanza, ubwo abantu bose bazahagara imbere y'intebe y'imanza, azaba nari izina ry'itorero ry'Ilaodikiya rihahagaze. Pasiteri, hano muri Daniyeli havuze ngo imyaka 2300. Ibi bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko ni ukuva ku itegeko ryo kubaka Yerusalemu. Muri Daniyeli ibice byaho ni 9 ku murongo waho. Daniyeli ni ibice 9, umurongo waho ni wa 25. Na 5 bavuga ngo nuko ubimenye ubyitegereze yuko uhereye igihe bazategekera kubaka Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesiya, ni igihe cyo bategekeye. Ubundi habaye urusengero rwa mbere rwubatswe na Salomo, ruza gusenyora Nebukadineza. Haba urusengero rwa kabiri rwubatswe na Zerubabeli na Ezira na Yoshua, arirwo Nehemiya yubakiye inkike, ruza kwangirizwa na Antiochus Epifane, ari washize ikizira gihagaze ahera imbere. Noneho urusengero rwa kabiri noneho arirwo rwa Zerubabeli ruza kwangirizwa na Antiochus Epifane. Urwa gatatu ruza kubakwa na Herode mukuru kugira ngo abayuda bamugirire icyizere, nirwo rwaje gusenywa narwo n'Abaroma mu mwaka wa 70. Titusi arushira hasi, arirwo berekaga Yesu imfatiro zarwo, bakavuga ngo tukwereke, akavuga ngo urumunyeretse, nibimunyeretse nta buye rizasigara rigeretse kurindi. Ahangaha rwari urusengero noneho rwa gatatu rwubatswe na Herode. Nizo nsengero zabashe gusenywa zivaho, nta rwa 4 rwari rwubakwa ubu ngubu kugeza uyu munsi wa none. Ni ukuvuga ngo dutegereje noneho iheruka ry'impera y'isi ku rusengero ruzongera kubakwa igihe cy'intambara iheruka bita Harimagedone. Ahangaha rero imyaka kuva ku mwaka ahangaha bategekeye hari muri 457. Babanje kubaka urusengero, barwubatse kuva muri 537 rwuzura muri 522 na 15. Barwubatse imyaka 22. Nuvuga ngo gufata 537 gukuramo 15 22 harasigara 515. Barwubatse imyaka 22. Urwa Salomo yarwubatse imyaka 6 n'igice. Urwa Zerubabeli warwubakiye 22. Urwa Herode warwubakiye imyaka 46. Nibwo buryo bagiye bakora. Ahangaha rero kuva ku itegeko ryo gusana noneho rero urusengero, ahangaha kuva igihe bubategekeye kubaka Yerusalemu, urusengero rwari ruhari rutarasenywa, noneho kugeza igihe baruhumaniriye Antiochus Epifane, ukazamuka ukageza igihe imitima y'abera, ahangaha aravuga ngo kugira ngo ahera hasigwe amavuta,
hano haravuga ngo ibyo by'umweru uko ari 70 uko ari 62 nibishira Mesiya azakurwaho kandi ntaco azaba asigaranye maze abantu b'umutwaro uzaza bazarimbure umurwa n'ubuturo bwera uherezo rye azaba rutemanye n'umwuzure w'amazi. Ahangaro hagira ngo ahera hasigwe bisobanura ngo kugira ngo imitima y'abera ihembuke muri ico gihe bizaba mu gihe c'ububyutse bw'itorero ry'Ifiladelfiya hagati y'umwaka w'igihumbi 1700 n'igihumbi 1900 bavugaga ro muri 457 kuva iyo tariki imbere ya Yesu ukageza mu mwaka w'igihumbi 1843 ufashe rero ibihumbi 2300 uko bukeye bukira ugakuramo imyaka 457 arasigara igihumbi 1843 ariho ububyutse bwa misiyonere bwari maze kuza. Ya mitima y'abera yakonje mu gihe cy'itorero ry'Isarudi, ya mitima y'abera yari igiye gukendera irongera irasigwa. Ahera harasigwa kugira ngo imitima y'abera yongere ihembuke. Bashaka kugaragaza igihe cy'ububyutse bw'itorero ry'Ifiladelfiya mu gihe c'abamisiyonere basesekaye muri Afurika. Uwo mwaka rero w'igihumbi 1843 niwo mwaka abamisiyonere barushijeho gusesekara baturutse mu bihugu byose by'Uburaya baza kwamamaza ubutumwa bwiza muri Afurika kugira ngo ubutumwa bwiza bukwira isi yose buzaba ikimenyetso cyo muri Matayo 24 umurongo waho wa 14 twumva uko avuga. Matayo 24 umurongo waho wa 14 haravuga ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose. Iri jambo ryasohoye mu 1700 n'igihumbi 1900 hagati, ariko hagati ni 1843 na 44 buzigishwa mu isi ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize kugira ngo hatazagira ubona ico kwireguza. Nuvango abamisiyonere bazi iki baje mwiyerekwa ryo gusohoza ubutumwa bwiza kugira ngo bwamamare mu mahanga yose, noneho hatazagira uwo kwireguza. Ariko abantu birehodekiya kuko badafite umurava harahagikeneye ubutumwa bwiza uyu munsi wa none, ariko igihe naco ntikiragera tirirarenga. Yesu Kristo agiye kuza mu gihe gito, ariko ntihazagira uwiregura ngo ntiyumvise ubutumwa bwiza. Nico ubuhanuzi bwaziraga buvuga. Uvuga ngo pasiteri imyaka 2300 Daniel yahanuye yarasohoye mu 1840 ariho ububyutse bwa misiyoneri bwari bumaze ububyutse bwa misiyoneri hariho warimo ratubwira intuze uyu kuri igice ca Daniel warimo avuga ko uyu mutware azasezerana ngo n'icumweru kimwe ngo icumweru ngo kugweho bishatse kuvuga iki? Oya ni Mesiya urabona kuva muri uwo mwaka nyine bahanuye ibyumweru 70 kandi ibyumweru 70 biturutse kuri uwo mwaka wa 457. Urumva rero ibyumweru 70 babanje kuvuga 7 imyaka 49 bakurikizaho ibyumweru 62 ariyo myaka 434 bongeraho noneho imyaka 49 imyaka 483 bayikuramo 457 hasigara 26 ufashe 483 gakuramo 457 hasigara 26 niho Yesu yaje mu isi arigisha arabambwa. Niryo sezerano yasezeranye ni mu ntangiriro y'icumweru ca giheruka, ariko icumweru ca 70 cari kitaraba kuko abapremilenari sanga bahumva ukundi bavuga ko iki cumweru kizashira Yesu ataragaruka. Abandi bakavuga ngo iki cumweru ca 70 nico kizaba mu bapremilenariste Yesu ari mu kirere imyaka 3 n'igice, ariko amatandanse yose ntabyemera. Nico bashatse kuvuga ahangaha
ukuvuga ngo ufashe ibyumweru 7 62 bikaba 69 ukabikuba 7 483 ukabikuramo 457 harasigara igihe Yesu yaziye mu isi agakurwaho. n'ubuhanuzi uri kuvuga ngo bwarasohoye, ubuhanuzi Daniyeli yahanuye ahabaza bwaramaze gusohora. Agaha bwarasohoye kuko umutware ukomeye cyane waje gukurikiraho ari witwa Titus yaje nyuma yuko Yesu avuye mu isi, niwe wavuga ngo azamera nk'utembanywe n'umwuzure w'amazi utazarama igihe kirekire kandi yarakoze amahano. Roma nishijwa kwica umwami w'abami Yesu Kristo, ko Yesu Kristo abambwe ku bwa Pilato. Nukuvuga ngo ndahanga ico baba bashaka kuvuga. Ahavuga ngo w'icumweru gishirangwa azakuraho ibitambo, bishatse kuvuga iki pasiteri? Angaha nukuvuga ngo nyamara icumweru kimwe azakura ibitambo n'amaturo. Yesu Kristo amaze kubambwa, yego, yabaye umutambyi w'iteka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ibitambo n'amaturo ntiwabishimye, ahubwo wanyiteguruye umubiri. Nico cyatumye avuga ati ndaje, dore ndaje Mana. Mu muzingo w'igitabo ni kwavuga ngo njanzwe no gukora ibyo ushaka. Yesu Kristo amaze kuba umutambyi, ubundi ibitambi b'isezerano rya kera bwarahagaze. Pasiteri urakoze cyane. None pasiteri, hari abantu bigisha bavuga yuko abantu bagiye kurenganywa, dushingiye kuri ubuhanuzi bavuga yuko ngo ari abantu basenga ngo ku cyumweru, ngo nibo abantu bagiye kurengana, nibo bazagira ngo barengane bakomeye kubera ngo badasenga ku cyumweru. Ese ivyo iki pasiteri nk'umuntu w'umusaza, nk'umuntu asese Bibiliya? Oya, Bibiliya ntabwo urubanza zashingira ku munsi. Urubanza ruzashingira ku mutima w'umuntu. Nizo mpamvu abatarinjiye mu burukiro bw'Uwiteka bitewe no kugira umutima utizeye, Imana yatoranije undi munsi, ari we wavugiye mu kanwa ka Dawidi ngo nubwo hashize igihe kirekire y'amagambo avugwa ngo ni mu Baheburayo igice cya 4 umurongo wa 3 kugera kwa 7. Uyu munsi nimwumva ijwi ry'Imana ntimwinangira imitima yanyu. Bisobanura ngo Imana, urubanza rw'Imana ruzagera kuri pozisiyo y'umutima w'umuntu, ntabwo ruzagendera ku munsi yaruhutse. Paulo yabikomojeho mu Baroma igice cya 14 umurongo waho wa 5 avuga ngo umuntu umwe yubahiriza umunsi umwe kuruta iyindi, undi akayihwanya. Mumenye neza ko ubahiriza umunsi umwe abasenga Imana, akorera Imana, abayubahiriza Imana. Ubahiriza yose akayihwana nabwo abayubahiriza mu Imana. Rero ntabwo Imana urubanza rwayo ruzashingira ku munsi, ruzashingira ku mutima w'umuntu. Birahari. Ntabwo tuvuze ku rubanza, ndibwo navuga ngo abantu bigisha yuko abantu bagiye kurengana bazabona karengane, ko ari abantu basenga ku cyumweru. Ese ni ukuri cyangwa se ukuri? Oya, akarenga cyangwa abazakora akarengane n'abasenga ku cyumweru. Ndi kubyumva abazakora akarengane ngo abazarenganwa nabasenga ku isabato. Abasenga ku isabato ari abasenga ku isabato. Ego. Ngo abasenga ku isabato ngo nibo bazarenganywa, ariko abantu basenga ku cyumweru ntabwo bazarenganywa. Oya, abarenganye bose bazize guhamya kwa Yesu n'ijambo rye ntawigeze azira umunsi. Mu barenganye bose ara mu Byahishuye igice cya 1 umurongo wawo wa 9 aravuga ngo njyewe Yohana musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri mu mwami Yesu, dari ku kirwa c'Ipatimo bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Abaziza karengane bose basenga Imana bazize guhamya Yesu ntabazize umunsi. Uwazize umunsi ni nk'uwazize ibyo kurya, ni nk'uwazize ubuturo. Ico gihe ntabwo yazize ubujiji. Nuvuga ngo bene data bigisha yuko niyo myizerere bafite benshi bazi yuko aribo bagiye kurenganywa kubera basenga ku isabato. Uyisenga ku isabato azarengana kubera akora byiza cyangwa kubera hamya Yesu, ntabwo azarengana kubera asenga ku isabato, ahubwo azarengana kubera hamya Yesu. Nuvuga ngo izo nyigisho rero babigisha yuko aribo bagiye kurenganywa ari inyigisho, navuga ko ni inyigisho ni nk'izo gukundisha, ni kantu baba barashize mbira ngo bakundisha umuntu idini cyane. Oya, ntabwo ari ryo rya mbere ryabayeho rikundwa. Amadini yabayeho menshi, ariko abazize gukiranuka bose bazize guhabya Yesu n'ijambo rye nta wigeze azira umunsi. Uwazize ikindi kitari Yesu yazize ubujiji. Nuvuga ngo izi nyigisho bigisha abantu yuko aribo bazarenganywa kubera asenga ku isabato, ntabwo ari byo abantu bose bazazira kubo kwemera Yesu umwami n'umukiza. Nta kindi. Kuko ni ntumwa bababwiraga ko babwiriza mu yandi bagabo ntibashireho mu izina rya Yesu, ariko Petero mu Byakozwe n'Intumwa 4 umurongo wa 18 aravuga ngo ndaho twabasha kwiyumanganya ngo tuvuge ngo abantu bave mu byaha tudashizeho mu izina rya Yesu.
ryari isezerano ry'abatambyi n'abasaduko babasabaga bababwire ngo mubwirize ubutumwa bwiza ariko mwe kuvuga muri iryo zina, ariko barabahakanira baravuga ngo tutavuze iryo zina kandi iryo yatumye uriya muntu wari usagije imyaka 40 ahaguruka, ntabwo tuba duvuze ubutumwa bwiza bwuzuye. Umuntu yarazira ubutumwa bwiza bwuzuye aribwo guhamya Yesu n'ijambo rye. Imana yacu dusange. Pasiteri, tugara ku musozo, inama wagira yaba yoboye amadini ushingiye ku buhanuzi kubijanye n'ikizira kizahagarara hera, bivanye n'abakirisitu nabo ubwabo, wababwira iki ushingiye ku buhanuzi mu magambo make, ubabwira ushingiye ku buhanuzi bwahanuwe na Daniyeli na Yohani, n'ubuhanuzi bwahanuwe na Yesu na ba Pawulo, ushingiye kuri byose ukabishira hamwe, ikintu wakangurira abakirisitu n'abatambyi nikihe ubabwira ahantu isigeze, kuko ahantu isigeze igeze ku musozo nkuko twabibonye mu buhanuzi, igeze ku turebe mu buhanuzi tubona ko isi igeze ku musozo. Ese niyihe nama wagira abantu baduteze amatwi cyangwa abantu bagukurikiye? Inama ya mbere nuko abantu bamenya ko ubwami bw'isi uko iminsi ishira niko buhita, kandi bwose buzahangurwa. Nta bwami bw'isi bwakwiyubaka ngo buhoreho iteka ryose. Nukugira ngo abantu be guhanga amaso ubwami bw'isi, ahubwo bahanga amaso Yesu Kristo, kuko ari we uzaheruka gutwa. Ikindi cya kabiri rero nukwigengesera bene data, tumenye gutandukanya itorero n'isi kugira ngo tutarega imbago tugasimbuka tukagwa mu kizira gihagaze ahera. Tumenye ngo uyobora itorero ninde, uyobora isi ninde, tumenye ngo ibyo bakorana ni ibihe n'ibyo batakorana ni ibihe, kuko ntabwo bakorana byose. Ico ni icya kabiri. Icya gatatu rero, abantu benshi bishimira kuyobora amatorero, ariko Yakobo yaravuze ngo nyabuna bene data mwe kuba benshi mukunda ubuyobozi, ngo uko muzanyura mu rubanza ruruturwa abandi, bigaragara ko ayobore azabazwa ubuyobozi, abazwe no gukiranuka kwe. Muje mushishoze rero, mugenzure niba ugiye kuyobora itorero, umenye ngo ni koko uhamagawe n'Imana, kuko ibyo dukora byose tuzabibazwa mu gihe cy'imperuka. Murakoze, Imana ibagirire neza. Dutandukanye ingabano iz'Imana n'iz'isi, kuko umutware w'isi arahari n'umutware w'ijuru arahari, kandi turi mu isi ariko tutarabisi. Tugomba kuyikorera nk'abatazayituramo, ahubwo nk'abazaragwa ubwami bw'iteka, ko turi abasuhuke n'abimukira. Icyo nico abakristo baragomba kumenya, kuba abasuhuke n'abimukira bagakorera isi nk'abayituyemo, ariko bakaba bazi ko bafite gakondo yera yo mu ijuru bazageramo. Ego, urakoze Pasiteri. Inshuti za Gusenga Everyday bose tubasaba ubutumwa kubugeza ku bandi, muze twige Bibiliya. Nta handi wabona izi nyigisho, ni kuri Gusenga Everyday. Nimba ukeneye inyigisho, kumenya Bibiliya, kumenya ukuri kwa Bibiliya, ngo kuri Gusenga Everyday. Rarika inshuti yawe ikurikirana ibiganiro bya Gusenga Everyday, uzamenya ijambo ry'Imana. Pasiteri, hari icyo wakongeraho? Nimero ya WhatsApp ni 0786696620, 0786696620. Murakoze kubifuza gukurikira ibiganiro kuri channel ya Gusenga Everyday. Imana ibaho umugisha. Pasiteri, urakoze, tukaba tugushimiye. Nacu zacu za Gusenga Everyday tubashimira cyane, tubabwira ngo Imana ibaho umugisha cyane, kubana natwe ku manywa n'ijoro. Kiganiro nawe ubutaha. Shalom shalom. Shalom. Gusenga Everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.